kesi ngishira kirazira akayimenya umwana akayimenya ibindi bikaje mukuri dusubire kuri sije y'umunsi sije yacu y'uyu munsi ni ese nibihe bijyo iwacu zaribwaka turatangira kubisa kwana kandi tugiye kubakumbuza ibijyo by'iwacu urabibabwira ndabibabwira cyitwa ibigori muno harimo no gutsinda abantu batagitsinda mureba mu mate mu kido kera ku isogo agashogo kera ku kido agashongo ni kirungo gusa cimeza amajosi nukuri baratubwira bavandimwe baza bagashira nukuvuga ngo ikirungo cyawe ni gitika igihaza niki igihaza turaza kukigera bazumbwira ukuntu igisusa cibacu ukuntu cari kimeze soft mugani hano tumaze kumenyera ka English soft gufite abantu 8 uramuzana 30 ukamuza ukabyotsa ibindi ukabiteka kandi n'amata umugabo akamagenda gakaba none kandi cyane byaryohaga n'ikivuguto nikivuguto mama Josphat we urambeshe n'inshushu mama Jos twebwe iwacu twabijyaga ikivuguto amata yarayatangiye ngo gufata bayitaga ngo nagakondera n'ikigori nagakondera karimo yewe aho n'ikivuguto muraho neza inshuti za Imuhira International uyu munsi ni Cyongereza twamenyereye kwa ngo international uyu munsi ni English turabaramukije aho muherereye abanyamurenge bose ku isi tutavuze aho mutuye hariho hose kubera ko twakwiriye mu bihugu byose turabaramukije tunabihanganisha kubwo ibihe bibi turimo bitatworoheye mwihangane turabashimiye bene data abari mu kudukurikirana abari mu kwandika abakoze subscribe share like comment mukomeza mu bikore nibwo bufatanye bwacu baza bavuga ngo l'union fait la force uyu munsi ni Igifaransa n'Icyongereza no kuvuga ngo tugomba kugira gute gushigikirana turabiyegereje ndagombaza ko kutumenya ni babadamu mama Mariza and Nyakazungu mama Josphat turabiyegereje murakaza neza mu biganiro byacu abantu ko bari bazango noneho niki batuzaniye ikamaze nshimira abantu shimira aba subscribers bariyongereye comment noneho kindi kiganiro cyo gwaca basaza mbega abantu bari commentaire zabo ni nziza hari abadukosoye hari abadu felicite turabashimiye n'ukuri abantu barakireye barakoze cyane n'ubundi bakene ko tuzabagarura batwandikire ni aho hepfo se hari nashaka twandikire tuzamubariza bari abasaza barahari ni nashaka apoze nimbara makesi 10 asaza ngo ni dictionnaire murama mutubwiye narakoze abasaza abantu barabishimiye bahora ku gato rero ubakeneye kuvuga mbakene n'abakecuru cyane numva ukeneye n'abakecuru uwo tubwira twabakuzanira yeme mwarakoze gukora subscribe nutarayikora nuko uragenda yikore ntaco bitwaye n'umunota n'isegonda umunota wose umunota ni mwinshi ngende ukande hariya udushigikire ukore like urabukoze utanze umusanzu ukiraho ndashimira hari abantu simbavuga mu mazina barizi ko bariyumva zangero cyo nkabona badukutiye ikiganiro yeme Imana bahumugisha abo bantu bakagipostinga bakagisharinga ikahawa myiza cyane tukayisangira no mu kiganiro turabatumiye bazoze hano kuri Imuhira twe kabasangiye ko bariyumva ndabizi ko babiyumva simba kindagira gucya nagira gucya kababona hanyuma abantu ko batse abacu none baduteguriye baratubwira iki tugiye kurebera hamwe ese nibiki twajyaga iwacu tugasa neza nkabisa amavuta y'amazi kandi twisize rukotore n'ayinga titurware nibyo tugiye kurebera hamwe wombwira twenka bakumbuza abantu ibijyo by'iwacu bitari ibyo kuhaha anazo guhaha imboga zo mu ruzitiro zumwe zidashira ngo ugire stress ngo ntamboga afite apana nk'ifumbire ryaha tuto uvuga ngo abantu basore kuzirya hagati afumbire yabaye kandi uzi ko imboga z'iwacu cyangwa se ibijyo by'iwacu umuntu yabigiraga muri stoke ukaba ubifite no mu murima ta stress zo kuvuga ngo kuno kwezi kurashira mpahe kuba tumvaga stress amawazo yo kuvuga ngo se kuno kwezi kurashira mpahe apana ngo hahe si saha mu ruzitiro se ufite akaruri afite akagega igitara idari urusenge rurimo ibijyo ariko ye kandi wamara ukamusa imboga nubwo wagiye igishimbo umudende ariko naje naratekereje kwibuka neza kuri ibishimbo byacu byabaga bihiye
nta mavuta harimo umunyu gusa ukajya ukibagirwa ko ari ibishimbo ukabikoramo bikaba bitogota ngagenda uzoga ibya hano uzi ukijya kigifite ya kara yacu kurere yewe kandi ibishimbo byacu ukamubyumvira nk'uko kundi hano uzi ukaranga imboga ugumva niba umunyu wakoze ukamumvikira indaca ibishimbo cyose mukamukirungiraho kikanagagase kubera gana kirima ntizigagisha abe n'ibiryo hano uzoteka ibishimbo mu minsi 2 izo zagase noneho hano muri Kenya ibishimbo tugira byitwa yero ga niyo nyakivuzo yiwacu niyo nyakivuzo yiwacu cyangwa ahubwo ni ibibisi ni kana kadata turabireba byose hano dufite igitabo cyitwa imuhira cyitwa iwacu imurenge imuhira international mbese international tugira igitabo yema abantu batari babizi unagishaka igitabo twanditse igitabo ugishaka yandike muri comment tukimugeze ni 1,000 gusa iki gitabo twenka bakivugaho wa urabuzumva gute ndabona ko twotanga nka definition ngufi iki gitabo ni iki gitabo kirimo ibintu byose by'imurenge guhera ku mirara guhera ku mbuto ziwacu guhera ku imirire yose uvuga ngo ni iki gitabo nibyo birimo umuco wacu ibintu byose by'umunyamurenge tuvuze ngo umunyamurenge tuvuze umuco tukavuga intwari zacu uko zirimo n'abashefu bose barimo no bintwari ukuri kw'Imana n'abanyamurenge bose ngo bagisaro bose barumva ndetse n'amakanika turamushongeraho yewe nuko umushongera tuzomwandikira iciwe kandi amakanika kwira igitabo panaragikwiriye ahubwo uwakoze kino arabe yumva arahari abamukeneye mutwandikira akamesaje gatoya igitabo kirabageraho kandi kigura amafaranga make cyane n'agahumbi kamwe igihumbi kimwe ukeneye wakigurira umwana wawe cagihe atarangiye ngo umwana umugabo yandi yakigura cagihe umwana warangije gukora homework yo kwishuri devoir yo kwishuri akakinyuzamo amaso kuko ibi ni ibintu bidafite gushira ese umwana uzifuza ko ayobora igihugu atazi ukuntu cubakitse uzoshira umunyamurenge akiri kwisi no kuvuga ngo iki gitabo ni umunyamurenge nimba utari umunyamurenge urumva nyine kikureba abantu barimo kwifuza ko abana babo bazayobora ibihugu agenda mu bigurire kino gitabo kugira ngo umwana wawe nidutaha azaba afite notion y'igihugu cyabo usize ko twese gakondo yabo habe n'uzosubira wese habe n'ahaturi umuntu wese agomba kugira akiga indangagaciro akamenya kirazira niki kesi ngishira kirazira akayimenya umwana akayimenya ibindi bikarara mukuri dusubire kuri sije y'umunsi sije yacu y'uyu munsi ni ese nibihe bijyo iwacu zaribwaga turatangira kubisakwama kandi tugiye kubakumbuza ibijyo by'iwacu ndabibabwira twitwa ibigori muno harimo no gutsinda abantu batagitsinda mureba gutyo nyine bigorora ni ukuvuga ngo n'umwerero babwira yewe kuvugana ukomoka ahantu hakomeye uko tuzi uvuga amata muno harimo gutsinda harimo ibintu ati mwamwumva wacu ntago yaruha agavuga ngo amata tiyora avuga ngo imbaraga tiyora avuga ngo nguvu n'imbaraga imirire iwacu twajyaga turatangira ku bigori ugenda ufate siko bivuze mwana wa da ibisakwama ibyo nza mbivuga ibintu navuga ntaza mvuga ni umwerera hamwe na biriya bindi nyine nuko ese iwacu ni iki twajyaga kugendura ibisakwama byaha ibisakwama by'iwacu n'ibisakwama byaha cyane uzi ko kiza cyama gihumba se guhumbura koze nyibutsa se guhumba no kikamba gisa nkaho kigashira uburyohe iwacu babyitaga ngo gukamba hano bahivza guhumba nico ni ikinyamurenge ariko twabyitaga cyane cyane igikori ca kandi kama kibiha narebye umugabo umwe ejo bundi uvuye mu Bugande yarahise aravangwa kumbusha abantu bisakwama by'iwacu yewe twe nk'aba bibakumbuza yeme cyararyohaka ariko ukacotsa neza kuziko ari twarahawe paradizo nuko tutari twarabimenye n'ubu ni yacu habe n'ikirimo ibibazo Yesu yaravuze ngo kiriya gihugu narakibagabiye ukamuhinga imirima 5 amarokeza warangiza ukazoja kuyireba ibigori byabizamuka n'ibishimbo byabitura udushara harimo imyagi neza imishokoshoko imisokoro riresha gutya imyagi neza ukamubwira ngo ni igisheke ngo igisheke irusha ibisheke
kaba mwana wamara ukamuvuga uyu munsi wowe gatwiga turi abadamu gadufite abana abagore ukamuvuga ngo uyu munsi turakeneye gucumba ndagenda ngurira abana ibigori ngurire sarure ngende nce guca ndaca nimba muri abantu kandi ku ruzitiro birimo akagori gusa ko kujya timwova ngo muzasarura mu kazitiro nukujya gusiba ibisi uzakurikirana na peti nimba umwana ajya 6 urazana urakarikira 6 fa nombre tuvuga ufite abantu 8 uramuzana 30 ukamuza ukabyotsa ibindi ukabiteka kandi n'amata umugabo akamagenda agakama none kandi cyane byaryohaga n'ikivuguto mama Josphat we urambeshye n'inshushu mama Jos twebwe iwacu twabijyaga ikivuguto amata yarayatangiye ngo gufata bayitaga ngo nagakondera n'ikigori n'agakondera karimo yewe aho n'ikivuguto kirimo nuko inshushu kubayikunda biri muntagira guyiwe nukuvuga ngo ibigori kubisomera ndabifuza ariko bandakibaza kubisomera niki n'umwerera Yesu Kristo mwana w'Imana ibi ukamuvindagara ukamuha kandi gaciza kiryoshe kandi umugore akamanza kugereza umugabo wiwe ntagishiriza agakuraho ivu ayamara agakuraho ivu yamara akagifata akagisha ku isana agashira ku gataro kwiwacu twarubahaga umugabo gagiraga n'ikirambi ciwe kandi kirambi kirago n'ahantu yakundaga njenza nibuka mwacu sogokura ahantu yicaraga tawakaza kuhicara ariko nkakuzukuru ke kakahezukuru kasanga gasekuru akaguma kakokereza kakamira ariko wacu amare wamara ukazana ikirago ciza cy'umugabo ukamusasira marakicara ukazana n'agataro kiwega nkiyimezaga yacu twaturiraho ukamutekeraho ugapfundikira ya mata ukamushira mu isahani ukotsa ugaterekaje ugapfundikira ya mata akazayohereza ese ni inkongoro yohereje ntago ari igikombe oya cyarazira kikaziririza oya okay ndanibagiye abantu bakajya yewe naho uzi iwacu gahabaga n'ibige byo guhumbuza byo guhunjura byo guhunjura mana yake ngibi zano twita ngo no guhumbuza seneko guhumbuza uzageraga nk'amanota imbagazi wacu imbogezi twaze dushira abantu mwibuke kwacu tutahahaga ku ifaranga ico kintu musambe gitekeza mu gikumbure kishibura kibatere kongera gukunda iwacu ubona abantu hano bumye ubona abagabo bamenye ngo ifu yashize ni stress iwacu ntabizo bintu babimenye mugabo yaraze ngo ifiraba yaraze ngo ifizishira no kuvuga ngo zarashiraga kera birumye wagiye guhurisha tuko turabivuga tukumva tugize nk'akababaro ku mutima ariko ko karagana ku musozo turabwira abantu ko ntabwo yewe twaremye kubabara gusa nibuka ko iwacu ibyo tugiye kubabwira byose tutabihahaga ku ifaranga tutagiraga amawazo ngo turabibura sende icyo twahahaga n'umunyu n'amavuta n'indagara nako si cyane janga asa si cyane sikwaziyaga nkaba mu kugira ngo niposho tunyuzemo dusega nk'abarinya mbese babaye gute tukanyuzamo naho mukama mujya ayabawa ugasanga abana bafite umubiri kuba ari siga rukotori iwacu amavuta y'amazi yo gusuka twahitaga ngo amavuta yo gusuka cyane izi nkoni za koko parupe ngo zabiki rukotori ni ikigazi cikirepe kamusanga umuntu asanga cyangwa ukisiga isabune ku murundi ntaduhere ngo isabune aha no mu maso ese n'amavuta arayisigaga isabune ya give abantu bibuka give bandike muri comment give ngo ubura amavuta give irimo ukagenda ukoze ufataga give ukwacira hamwe cyandego ukisiga ukamu binyange fonde give hako mubiri yacu tukomere tuhangaraye gifura igihugu uranga rafite igihugu ukamasiga gifura tuje mu ugacisha nako ku myate ngaho katuje ku gitabo cyacu twabazaniye igitabo turakigira abantu bagikeneye batwandikire muri comment tukibagezeho bakigurira abana babo abagore baba bataye umuco bibagiwe kizaza kibafasha uzoza unyuzamo amaso byibura mu mugorobe mu matinga cyangwa mu gitondo mu natingahe kugira ngo ukomeze wibuke ibintu iki gitabo ngo ese iki gitabo cyitwa gute ngo se cyitwa gute cyanditswe nande cyanditswe n'umugabo bita Muhasha Juste Semahoro Kimenyeko yego niwe wacyanditse nuko atitere yacu ni iwacu murenge iwacu murenge gikubiyemo niba muzi kwitwa gukubira guhera guhera ku ndondo kageza guhera
ese yage bakaza bita ni gute hariya mu babeve hitwaga gute muri Vyura guhera muri Vyura n'ubuzima bwo muri Vyura bwose ubuzima bwo muri Vyura ukagera iriya za Marambo hoga n'inganje haba mu Rurambo hakaba no mu Marambo haba mu Rurambo no mu Marambo Imarambo oya ni Maranda inganje Imaranda ni mu mibondo ni ukuvuga abavandimwe iki gitabo kiri ni imurenge hose guhera iriya mu babeve ukagera ku ndondo z'Ibuvira ukagera za nganje bino bindi byose bikubiye hagati yego ni ukuvuga ngo ugikeneye yo twandikira hepfo mu gako kabisa cyo kamakira rakimugezeho cyane tubenka babwira biri bimwe byanditse muri iki gitabo tugiye uyu munsi twibanze ku mibirire yiwacu kubera ko abagore nicyo kintu twatumenya cyane twamenyaga ariko turavuga ku mboga cyane niyo definition tugiye kubarebera imboga zanditse muri iki gitabo tubabwire n'ukuntu zatekwaga n'akamaro kazo n'ukuntu zaryohaga hari ikibazo ni ukuvuga ngo turahera kuri rengarenga niki rengarenga ni imboga zameraga mu kasitiro zikamera zimezeje kubera ifumbire turasobanurira abantu bibagiwe ko murumva abavandi umwana ukurikirana kino kiganiro niwe twadusobanurira umugore wavukiye umugabo we hari abantu batazi ngo rengarenga ni n'umunyamurenge wese hano iwacu hano bazahita ngo ni dodo ni imbogeri cyangwa rengarenga ese abanyakenya bazazita gute terere ngo ni terere none se uko umwana wakuze yumva ngo terere arumva ngo rengarenga ni ikimusobanurira rengarenga cyangwa se imbogeri imboga zameraga ku kasitiro kari iruhande rw'imuhira kuzuyemo ifumbire y'amase ni ukuvuga ngo ya fumbire amase meza y'inkazi kandi utazite ese baraziteraga ayaye ni ukwamena gusa amazi meza atari cyose zigamba zimera amadodo ziza noneho ku kiraro ntibaziteraga ukeneye zishi zaremezaga ariko kubera ubu nyine haramaze ko kwanga ikizungu bakazana imbuto bakatera ariko twebwe twakuze imbogeri zimeza amaresika yo ugamushyira nk'umunyu nta mavuta zamara wamara kugeranya ku kazitiro bikama bishisha warabona imbogeri igira umurundi kubera hano igira umurundi hano zimera nk'akaraje kandi kabiha yewe kuko uravuga gute hari ifumbire sipampasi hano ifumbire ni pampasi ariko twebwe ni ifumbire y'amase inka zarishije ubwatsi bw'inyovu zikanywa amazi meza zigashoka zigashoka amazi meza yagwiko ya nyamurombwe definisi imboga yo ni ariyo rengarenga tuyivuye akaba icyitwa ngo ni igisusa tukirebe igisusa kiraha cyanditsemo no naco kana ngo cyanditse ese imboga ziri he maye muno garimo harimo ibintu byinshi umubanje hano ni ku mata genda ariko igisusa je nyoki definisa ntakirebye kubera ko narakiriye bogo cyangwa akaraje twahereye kuri twayimaze tujegaje ku isogo ese isogo zameraga he isogo n'akaraje ni synonyme imwe no mu gitabo handitse ngo ni imboga z'ibihuru za cimeza zisoromwa mu mirima cyangwa mu nzitiro no mu gishanga isogo zabakamo akwera kibagiwe no mu gishanga habaga ikidoho ikidoho ni isogo haba isogo hakaba n'ikidoho hakaba n'akaraje akaraje niko sogo naho ikidoho kikabiki ikidoho ico nshaka ndi kigira batera ico cari ateye imbuto zacu zitwa nyabirinda baraza kutwandikira abavandi ndayango ni nyabirinda yeme isogo ziwacu twenka bazivugaho amasegonda ni ukuvuga ngo twazibabwiye ahantu zameraga isogo zashanaga n'amata ayiwe wamanyuraga umutsima mira n'isogo kuva nabaho nta zindi mboga zaha baratubwira abavandimwe hano muri commentaire zararyohaga n'amata wamara kumira waherekeza n'amata ku izina rya Yesu kaza wibagirwa ibintu byose sawa ngo kumbuye inyama se abantu bakumbuye akaraja muza mujya akaraja gashaririye kahanga katame tawumenye kandi waje no kukagura ugasanga utanze ijana baguhaye bakagweza utungana ucyo nturye nayo wacu barasoroma gukarya agashongo niko kera ku isoko agashongo oya agashongo ni ikirungo agashongo ni bimwe mu birungo twagiraga nkuko hano kera nako mu ruzitiro hanyuma gashigwa mu gihaza kagashigwa mu mate mu kido kera ku isoko
kukidoho kera kukidoho agashongo ni ikirungo gusa cimeza Amajosi. nukuri baratubwira abavandimwe baza bagashira no kuvuga ngo ikirungo cyawe ni igitika je narabiriye ese za mbuto zera nyine ku gitiga zo ndisa agashongo najaga nivyo mpani bazi bijya ni ibibuto gusa ni ibibuto gusa nibwo gitiga Ku gitiga se abahe ku gitiga nta mbuto zazera kukidoho bijya n'ubuntu bukarishe babuzitanga ibikira ako ntibanabitekaga iwe babikuragaho n'ibintu bipfuye nyine biza bituma imboga zirura ese iyo kaba ku mukecuru w'ikidoho yeme turi kugira ngo tubarebere vuba imboga ziri muri kino gitabo twumvise ku imboga ziwacu uvuga ngo kajya kamera ku mukecuru w'ikidoho ikidoho cashaje uyu muvyeyi ari ibintu andusha byinshi nuko yeme twagiye ku gisusa igisusa hano handitse ngo ni imboga z'ibihuru zisoromwa kuki ku nzuzi n'ibihaza aho birumvikana abantu batazi igihaza ni iki igihaza turaza kukigera bazumbwira ukuntu igisusa cy'iwacu ukuntu cari kimeze soft mugani hano tumaze kumenyera ka English soft hano ejo bundi nagiye gura igisusa ariko naravuze ngo narakirebye na mangise ndabaza sinzo kuva nagera sinzange igisusa gikomeye icyo kintu uracumije sinzange igisusa narebye igisusa cyano ntekereza igisusa cy'iwacu ndavuga ngo nzore nava muri Kenya taraje igisusa narakirekira kirampanda ku rurimi kubera ububi naho twebwe kabaga kari soft ukazamugira gutyo n'ingigitiga wagisusura wateranywa n'akagashongo kandi gati dushiremo inyanya ngo igitunguru kandi bihari ariko iwacu kandi bihari nuko ko tugira imboga zimwimere zihantu ndahasibye ariko ntacyo ndahabona komeza nta kibazo twari turi kuki imboga ku gisusa nje twari tugeze ku gisusa tugeze ku gishoma tugeze ku gishoma igishoma reka ngidefinise igishoma utarasoma ngabe kukivuga ni imboga z'ibihuru igishoma ni imboga z'ibihuru zimera ku bishimbo nazo zimera mu ruzitiro zikabona mu mirimo kandi izo ndibuka mama yakazajaga mu murima yakamataha niko yagashiraho n'igishoma hejuru n'abakobwa bose nuvuga n'umukobwa wese ugejeje utangiye nubwo yoshika saa 12 akamagisha kurirondereza kana kuri gazi zambwira ngo rondereza twebunye neza kwasiga habaye amajambere wewe n'ibigekera mu caro mwe mweretse bigekera twego bunyine irondereza mama je akava mu murima agakobwa gahinde gatange ko kuziruka kakomeje rondereza yafashwe ko murama mwoti harasa neza imirundi intuta munzu harasa neza maze ukurota gukinza kurishimagura rukotori kirama yaka kuri rondereza gutya amara intuto kamufashe zitubwiye umaze kwisiga rukotori baragiza akamaza ngo mwana ngo gashira amazi ukambwe ngo kiriri kibaga iciza nta kirungo mukamukataga mata cyadufasha kanari amata buri mwana igikombe cyuzuye apana ko wambaye ngo amata make hano usheze umwana akagaya harawaragayaga warayasigaga kandi gameza zinka ziza zarishije ubwatsi bwiza bwo mu gahira kurumva ijambo gahira ukubonye mu rukumbuzi apana ngo rukumbuzi je uko sinzi ko nakiriye uko tuvuze no mirire sinabanje ntiretse mbone ibituvuze imbogeri twazivuzeho yewe isombe kandi wari twasijyaga cyane twarasijyaga yewe oya si cyane twebwe wowe uherutse gabujya kera twubunyine kuvuga ngo nizo isombe twasijyaga niposha kubera ko ninga haba nyine hagoye kubera ukagira ubute muvuye mu materaniro kuvuga ngo sorome tukama duteka isombe giza yewe isombe ga tugashiramo uvuga ngo ibirungo bisombe niki none haramaze kubaga yewe amajambere tukagura amagu pavuro nuko twega ruguru wacu titwagiraga ikigazi ikigazi ganiko kiryoshe isombe nimba hari ikintu giteka isombe rigasha nirondereza ariko gazi irimo kudukorera ifuka yewe kamera babura ngo nawe ukamuritekana umutima uhagaze gazi irateka isombe rishe gazi yewe irariteka umuriro wayo ndubufashe yeme nuko dukumbuye iwacu imboga ziwacu kandi none ikintu nshaka kongeraho mama Josie ni ukuntu tutaziguraga none twarastekaga tituje none tuvuge ngo ufite ngo ifaranga ngo jewe nyize agronomy nyize agronomy warubizi aho ubu nyine jewe nisubirayo kubera mfite experience muri agronomy nzakora iki nzazafata ya mase
amaze mfumbi muzoza muza kungurira ngende none tubitere muri kijambere abantu bakomeze begeranye impano zabo ubwenge bwabo yasinari cya agronome uyu mubyeyi afite diplome yo muri agronome abantu begeranye ubwenge bwabo kuko turataha kuzuga nige to tubivuze ubwo tume twibuke kandi tunegeranye ibyacu yeme twavuga ibi muri iki gitabo ni byinshi twabirondora ngo tubimare amazina y'amata tubireke ese yo twamaraga kujya niki twamwaga n'amata ngo twamaga amata ni nayo chapitre ikurikiye mahanga imboga nyinshi tutavuzeho uko ni cyaye kitari ese twaye kwabwira nko kubishimbo twabivuze habaga imiti ibishimbo oya ibishimbo ukuntu bya nyine abana bashobora kuba batazi ukuntu ibishimbo byameraga iwacu ibishimbo ni ukuvuga ngo twafataga imbuto tugashyira mu gikondorero igikondorero abagore ntibakenyera bagobetse gayi abagore bakenyezaga ikintu bita umweko n'umushana ku bantu batabizi ukagira igikondorero ba mama ukamubwira igikondorero kigera ugatera nibyo gakotora iyo ni definition y'ibishimbo kuntu zaboneka zamara bikera bikabanza bikirimi uziko hano imiteje wacu batayijyaga kandi ariyo myiza ya original iwacu hano ndetse turimo kwishakisha ububore bw'ubufumu ariko yewe sikuru uko twari twaramenye ko twahawe ubuzima bwiza twamadutuye yeme kiriya ni igihugu Yesu yaduhaye yarakiduhaye ariko n'ubu niyo kikirimo intambara zagara mama wararaye tuzongera tugituremo kandi tuzongera tuyibi byose ntabwo byagiye buriya butaka se bufite kuzovumika Yesu yabuhaye umugisha rimwe kandi Yesu yaguhaye ntiyovumura ngo bikunde muri iki gitabo hari akantu nsomyemo iyo umaze kurya izo mboga zose n'umutsima uzurenzaho amata uzusomera amata oyaye si ukurenza niyo yari nkabona hano tuza dusomera amazi kandi amata menshi meza pana yahanafunguye twamaraga aha ngaho uje kugura amata rimwe ukiganyira ko mwa wayaguze warabona n'icyayi kijambuka kandi waguze amata y'ijana Yesu wawe nukugura amata ukavuga ayi wacu ya 30 agakombe kamwe ukumvuramo sinzi ukuntu ameze na miti yewe hano bane chemical ayi wacu bari basaye mahimba yewe inka za hano zirege zirishije pampasi zimwoye siweji mbizo baze beshoka hano zishoka siweji kurambesha nawe nuko uzogendana mu cyuzi cya Jacaranda narahashitse namvango zira ndago zikamwa hano zikamwa naho ziriya zikamerwa abantu tunyaruke yemewe abantu mukumbura imboga ziwacu kandi zarajya abasaza bakarya bakishima n'abakecuru no kuvuga ngo iwacu nico gituma twanatwitaga tukabyara abana basa neza nuko twabaga twari intungamubiri uzi ko hano uzogenda ngo wenda ukure ngo managu ngo naterere si kuba tumvaga icyo giswahili ngo genda ugenge bakaraja no kuvuga ngo iwacu warasamaga uziko ntana clinic yabaga kubera iwacu wamara gusama umwana agakurira mu nda neza none imirire nyiza yajyaga umwana wiga renga y'iwacu akamwa ya mata agasa nabi yemewe turabakumbuje abari mu mahanga abanyamurenge bose muzamujya mutekeza niyo tugiye ibikemiko turacyasubiririye wibuke inyama zacu ko tuzabaga ziryoshe atari kuvuga ngo twavuze muri rusange imboga twibagirwa inyama n'inzoga nyamukuru ariko twasijyaga kuri bonane inyama zacu tuma zaryohaga ni koko iwacu reka kuvuga mana we uzi ko akazirya akanyofu kamwe ukamujya umutsima zisa kandi katarimo ngo ibirungo ngo washizemo ngo za tomato umutsima wuzuye isahani ngo zaki ariko natwe getwa inyama twasiga dushiramo igitunguru n'inyanya gusa oya inyanya zayo sigitunguru n'amavuta y'amamesa y'ikigazi amaze ukajya akaguru gutya kamwe akantu gato ukamugera bigumutsima kubera ikoga kari kuzuye ugashitura no vuga ngo akantu ganacyo kamushituza isani y'umutsima kubera iki imbaraga iwacu ni heza zigibuciza yeme turabakumbuje kandi mugoye muzirikane kandi gaheme ikindi tubabwira tubashishikariza tugende kwigisha abana kujyaga zino mboga habe ni ari nyine zidafite uziranenge nk'ubw'iwacu reka tureke hano ejo bundi tuzoza ku yindi page kubera ko tuzi igitabo by'iwacu byose turacavuga ukuntu iwacu twagiraga amazi atemba ashikaye urabona twaje ku masomo ndore ukamatubwira cyo yewe ukanywa n'ibiziba twarabinywaga ibiziba iwe iwacu sari ikiziba kikamba gisa nk'amazi hano ya fresh
twakaza tungo tuvuze ejo bundi nategereye Apotre ibizibaye muvyibuke kandi abantu avuga ku gihugu ciwacu aravuga ngo ni igihugu twagiraga amazi adagombera imiti kugira ngo tuyanywe mvuze reka dusoze dukumbuza abantu ni ukuvuga ngo yeme iwacu ni heza bavandimwe banyamurenge kazi ese abanyamurenge bagira femine nabo munyamurenge kazi na munyamurenge kazi none turabakumbuje mukumburi iwacu ni igihugu kizira ico ni igihugu ciza aho twagendaga aho inyota igufata ukamwa amazi hano mu kunywa fresh ukamugwara ihoma ariko iwacu igihe twamwaga amazi atiririka ese gutiririka ni gute mbese atemba meza yemewe turabakumbuje kandi bamukumbura ivyo bintu muzobonera ko twari twarabaho for free mugani wabonye kubera ko ntitwabiguraga nta munyamurenge ureka kubikumbura yewe ntitwabiguraga iwacu bari babuze ubibutsa ariko nta munyamurenge ureka kubikumbura ninde munyamurenge ureka kumbura dodo renga iwacu wakazuva ku masomo ukamusora mukamushira kandi ni segonde zibiri kabiri n'umunyu kwamugera kimutsima wakankoto bakamye mu gitondo bahuye reka tudakumbura turekere guki bakamye mu gitondo bahuye inka bakamasiga ari mu nkongoro we ipfundike n'umutembe basaza baratubwiye ngo n'umushitsi yagiraga amata ye kandi nta mwana we yakoraga umwana w'umuhusi yakoraga igisomero kiboneke bagukubite kubera ko abana bacu bose babaga bahazi singaha ugenda ugahaha mukagura duke abana ntibanyugwe bavande jewe kandi nabwira abanyamurenge ngo waruvuze ngo bakumbure ibiryo barabikumbuye baragira gute tubashishikarize mu ngendaga nanone kano gasusa kandi yo gapfuye genda uza ugafata ukavanga niyo dodo w'abana gaturebe ko abana tuzobasubizanya ubuhoro utekereje mufate igisusu kivange na dodo ngo nibwo coroha niki cabaye habe n'igishoma cyacu twavangaga na dodo ngo sipinaci ngo igishoma ngo reko coro nibuyaga n'ugwara kirara n'ugwara yemewe turasojeje turabifuriza amahoro y'Imana mukomeze mukumburi wacu kandi tuzogaruka twongere tubabwize izindi page nyinshi zirimo pani page tuzotangira kuri iyi page ya mbere tugere inyuma ico gabacandike kandi tugomba kubibira abanyamurenge habe n'abashi bacumva bavyumva cyane ubwoko bwose bucumva ko no umuco w'abanyamurenge kandi je kintonobwira bavandi no kuri mukomeze mudukunde kandi mudukurikire mudusungure turabana banyu aho tuvuze amafuti muzamutwandika muri comment mutubwire ngo aha sineza turabana banyu tubayeho kandi mukenera sije nayo runaka muzotwandike tuzoyeza tubibabwire muzamwandika bavandi mutubwire ngo uyu munsi mutuganise tubivuga n'abakecuru mu bavuga nimukene bitunyuke mu bidusabe icyo naco yeme cyo mu gisenge icyo muzodutuma tuzokibazana murakoze bene da